bugufi. Imana yambwiye ngo nimuboroge kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Uzaza ari umunsi wo kurimbuka. Uyu munsi w'Uwiteka uje ari umunsi wo kurimbuka uturutse ku ishobora byose. ariko kandi si umuntu uzanye, ntabwo ari mwene wanyu uzanye, ntabwo ari abavandimwe bawe babiteje. igiteye kino kibazo ni Uwiteka ubizanye. imitima ya benshi yose yarihumurije mu byaha, yihumuriza yanga gukiranuka, ihurirwa n'Imana yanga kumva. ariko ibi byose bigiye gutuma iyo mitima yanyu mwihumurijemo ikuka, niko Imana yantumye. baziheba. Hoteza la merde kota la berja sasema jete kosati kisanga yanga ola meteke dibinimo saidi wanga ya shaka. Aravuze ngo aje guhana ab'isi abahora ibyo bakoze bibi. waba uri inzobe, waba uri igikara, waba warize, waba utarize, waba uzi Icyongereza, utakizi, waba waraseze, utaraseze, Imana irakuziye. Imana ije kugaragaza nimba warayiseze by'ukuri cyangwa nimba wariyishayije. Mutemera kwambara ibigunira, Imana irareka umujinya wayo usukwe kandi nta muntu uzawukira keretse umuntu umwe gusa uri ikimenyetso. nawe ndaje mubabwire mu kanya, biranditswe, Imana yabimaye ku murongo. vuze impanda mbitegeke mbivuge. nimwemera kumvira mukambara ibigunira mukemera guca bugufi, hari imbabazi z'Imana. ariko nimusanga ndakarabye ntibindeba, ndagenda ndyame sinzire, Imana nincura muri ijoro ndagenda, ariko itarancura ndacyakomeye, ndacyariho kuko ndi kumwe n'Imana. dore abantu bari gusinzira, amagare yabo yageze ku miryango, dore ategereje abagenzi. emera uce bugufi, icyubahiro cyawe n'amakote yawe ubikuremo, wambara ibigunira, wemerera Imana irakurokora. wemera icyo kimenyetso kiri kuza cy'Imana ihoraho, kiri gutambuka ku bemerera Imana, kiri gutambuka ku baseza Imana, kiri gutambuka ku bagendanye n'Imana. hayiwe kiri gutambuka ikimenyetso we ku bamaze kwemerera Imana, ku baseza Imana bakarenganywa, bagakomeza gusenga, bagatotezwa, bakihangana, bagasenga. hari marayika uri kugenda ushyiraho etirazayidima ikimenyetso. ariko hari abantu bategereje Imana, baremera baba mu bibazo, ariko bakomeza gutegereza Imana, baba mu gahinda, bakomeza gutegereza Imana. Imana yambwiye ngo nimukomeze mwihangane, hari ikimenyetso ibashyizeho, ibyo bigiye gutera ntacyo bizabatwara. hari ikimenyetso yavuze ngo nimuze noneho tujye inama, niko Uwiteka avuze. naho ibyaha bye ntibyatukura nubwo ibyaha byanyu zatukuye tukutuku nk'umuhemba, byabaye nk'umuhemba, birahinduka umweru bisa na sheregi. Imana yiteguye kubihindura umweru nimwemera mukumvira. naho byatukura tukutuku, naho zatukura tukutuku. za gituza byo mu gihugu. kino gihugu cyacu harimo ibyiza bitandukanye, harimo amata n'ubuki, harimo byinshi. nawe mujya gushakira ubuzima kure, harimo ibyiza byinshi muri kino gihugu cyacu. nimwemera mukumvira muzajya ku byiza byo mu gihugu. meze neza cyane, Imana irakurenze, iracyandinze, iracyakomeje kubana nanjye. yego. mu makuru ufite ni uko uvuye mu bihe byo gusenga kandi nanone watamuye, sinzi impamvu uhora mu bihe byo gusenga, ariko amavuta ubwo ari kukugaragaraho. yego, mvuye mu bihe byo gusenga, mvuye ku gicaniro, mvuye gusenga. dufite igicaniro nise ngo ni minisiteri y'ivugabutumwa, cyangwa se abantu dutabarizaho kugira ngo Imana ikomeze kutwambika izindi mbaraga zidasanzwe. ubu niho mvuye, nuko nta mukozi w'Imana unanirwa, ahora akora iteka. ariko numvaga ari byiza ko nkugeraho kugira ngo dutangarize amahanga, dutangarize abari muri Afurika n'abari hanze y'Afurika, mu Burayi, icyo umwuka abwira amatorero. Ni byiza cyane. hari abantu bajya bifuza ahantu basengera, bifuza ahantu baruhukira. abya byose muze kwandika nimero z'umukozi w'Imana Daniel,
abayobore ahantu hari kandi abona imirimo n'ibitangaza biri gukwekanya twarasenganyeho rimwe nabibonye kandi niyo mubonye umuntu akora umukozi w'Imana Imana ihamagaye kandi gukoresha imirimo y'ubutware abantu rero barareka bagibaza banagushyikira mu mufatanyikanye abantu bafite ibibazo bitandukanye bafite intambara zitandukanye bifuza inkunga y'amasengesho ese abandi bemereye kuza mugasengana mugafatanya urugendo abantu bose bemereye kuza ntabwo ari idini dukorera Kristo kugira ngo azatujyane mu bwami bwe ndetse ufite ikibazo gitandukanye indwara zitandukanye ntabwo ari Daniel uzikiza ahubwo Kristo uri muri jewe abasha kugukemurira ibibazo ufite abasha kugusubiza wamwizeye umuryango urakinguye ni karibu kuwa gatatu kuwa gatandatu umuryango urakinguye kuva saa 3 za mu gitondo kugeza isaa 9 ntabwo ari idini dukorera Kristo ni icyumba cy'amasengesho ni igicaniro cyakumuriro cyakira abantu bose batandukanye kugira ngo babashe kubohorwa n'Imana ibahumuje navuga ngo Imana kandi ikomeze igushyigikire kandi kwambike imbaraga ko ntago byoroshye hamakike ngo ikibuga kiranyerera kiranyerera ariko kinyererera abanze kumvira Uwiteka Imana bakava mu isezerano abo bazavunagurika nibakinyereramo kuko ni ngombwa ubunyerere burahari ku bantu banze kumva ariko kubemereye Imana yabambitse inkweto zitanyerera tuba tugomba kuzikandagirisha ntitunyerere kuko dushigikiwe n'ubwami bw'ijuru abamarayika baratugose ndetse n'Imana Data na Yesu Kristo n'Umwuka Wera bagendana natwe uko bwije n'uko bukeye mu meseje watambukije ubwo duherukana mu kiganiro cyatambutse abantu barakibonye wagiye ugaragazagamo yuko nibwo numviye ko umukozi Imana mufite intambara zitandukanye ko hari abantu batuma mudakorera Imana neza bitewe n'ukuntu babatera ubwoba mu kibuga kiranyera bitewe n'uko batera ubwoba ati n'uvuga turakugezayo ko mufite urugendo rukomeye musore wanjye barahari cyane ariko tugendera ku ijambo Yesu yavuze ngo tugere ikirenge muce na Yesu kugira ngo agere ku mugambi cyangwa se ku cyamuzanye nuko atitaye kuri abo ngabo nitwa atitaye ku bwenge bw'abafarisayo yakomeje kwegera imbere kugira ngo agere ku cyamuzanye rero turi kugera ikirenge mu cya Yesu ntabwo twongera gutinya abo bantu oya tugomba gukora icyo Imana idusaba gukora mu gihe nk'iki Hadi Yesu yarwanyijwe n'abanyamahanga cyangwa yarwanyijwe n'abakoranaga umurimo Yesu yarwanije n'abitwaga ko bakorera Imana ndetse wibuke ko n'abantu bamwishe bavugaga ko kumwica ko bari mu gukorera Imana rero hari uza abantu cyane b'abanyedini nibo bariho muri iki gihe bamaze kubatwa n'idini badagikeneye umwuka w'Imana ahubwo bamaze kubatwa n'amategeko y'idini mubwire ngo umunyedini ntabwo azajya mu ijuru azavunagurika atunguwe nta kizamukiza umunyedini ntabwo Imana izamurinda mu byago bigiye gutera kuko yakoreye idini ariko ntabwo yakoreye Imana rero muri icyo gihe cya Yesu hari huzuye abanyedini gusa bagaragazaga ko bakorera Imana ariko bakana imbaraga zayo rero abo nibo barwanije Yesu kandi bamurwanya mu kinyoma muri make bafata ikinyoma bakita ukuri kandi atari byo kugira ngo babone uko barwanya umwana w'Imana Yesu Kristo ariko nawe akomeza ku cyamuzanye ntiyatinya amara abonye ukuntu babigeje ahita atubwira intumwa ati uko mubonye nuko gabimeze namwe mutangire mugere ikirenge mucanje bazabanga babambura bazabarenganya uko nagiriwe namwe niko muzagirirwa ariko muzakomere mushikame ndacyari kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi rero Yesu ari kumwe natwe ntabwo ari mu ijuru ahubwo ari mu mitima yacu kuko umwuka Wera yadusigiye ni connection itugezaho amakuru yose muri make turamufite ari muri twebwe atuye mu buzima bwacu Imana ishimwe cyane mukomerere muhumure cyane ko rugamba mu Rwanda mufite wabanjirijemo ibyawe byose n'uruburi rubabaza yarukuyemo ikindi nanabwira abantu Yesu yaravuze ngo ntugatinye wica umubiri agasiga ubugingo ahubwo uzatinya umuntu ugomba gutinya ni umuntu wicuye umubiri yamara agafata n'ubugingo akabushira muri Gehinomu rero mu gihe ubugingo bukiri buzima Imana ikibufite nubwo uyu mubiri wakurwaho ariko ubugingo buzabona Imana rero abantu nimukajya mutinya kuvuga ukuri kubera ko ngo mupfa n'ubundi tuzapfa basi aha turi hari abandi
natwe tuzahava hajya abandi. Igifite agaciro ni ibikorwa byiza, ni amateka n'ibyiza tuhakorera, tuzagenda tukamurika imbere y'Imana. Mwene data ariko ikintu cyantangaje cyane ku bwa Sitefano, bamuteye amabuye, ariko bamutera amabuye ari mu mwuka. Bamara kumutera amabuye ngo kugira ngo yumve uburibwe bw'amabuye, arangije ngo arerekwa abona ijuru rikingutse. Amare ijuru rikingutse aravuga ngo nderetswe. Abamuteraga amabuye atangira kubabwira amayerekwa, guterwa amabuye kwacu ntabwo bizatuma umuhamagaro wacu uzima, ahubwo uzakawuteye kuguma kwaguka, tugaguma kwaguka cyane. Bamuteye amabuye bamuziza umwuka cyangwa se umuhamagaro wiwe, ariko mu kumutera amabuye muhesha kwerekwa cyane. Hetesa lahaza elande kotala benya sasa. Bamutera amabuye amabuye ngo nderetswe, hari ikintu mishuriwe, mbonye umwana w'intama w'Imana yicaye iburyo bwase, nderetswe, hari amayerekwa mbonye. Bimutera kumenya, bimutera kwaguka, rero arinda apfa atazumva. Rero natwe turimo abantu babiri, ariko duha agaciro n'uwicaye muri twebwe indani. Niwe duha agaciro, kuko niwe uzaduhuza, niwe uzagera imbere y'Imana. Uyu nguyu nubwo abantu bawiratana bakirata ku bandi, ariko uzamungira mu butaka niho uzashirira. Ni mu butaka uzashirira. Umuntu aza yubaka etaje akatangira kwirata ku bandi, yabona atambutse imodoka akirata ku bandi. Hari abandi bazitwaye kukurusha. Rero aya maboko y'umwe bazitwara azamungira mu butaka. Ahubwo birakwiriye ko dukiza ubu bugingo busabona Imana, tugakora ibikorwa byiza Imana idukeneyeho. Murakoze cyane. reka mbendetse ahangaha ngo usabe usenga Imana cyane ko nanone twinjire mu mwanya wo kuvuga icyo Imana ashyize ku mutima wawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba Mwenyezi Mungu, Baba mwenye rehema, Baba mwenye uwezo, najua uko Bwana wa majeshi, hakuna Mungu kama wewe Baba, kila fasi zote najue kama uko Mungu. Haleluya, unaweza yote Baba, haushindwe Baba, unatenda matendo makubwa, juu tuonekane katika mahali hapa Baba. Wabwicubahiro ugize neza Yesu, ukoze imirimo itangaje. Abari muri Amerika reka bakumbe, abari muri Aziya reka bakumbe, abari i Burayi reka bakumbe, abari mu Rwanda bakumbe, impande zose Afurika bakumbe, bumva aya makuru, bumva ino message. Kandi umuntu wese ugiye gufungura Uwiteka kuri YouTube channel areba Uwiteka Imana, umwezi umugisha, akimara kufungura gusa umwezi umugisha, kandi yubakika mbere nk'ibuye rizima. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze kuri kumwe natwe. Amen. Karibu, nta kibazo. Imana ishimwe cyane, turabakunda cyane ubwoko bw'Imana. Ndagira ngo uhereye none nanjye nkwise mwene data, uri mwene data 100%, kuko Imana yandemye nawe niyo yakuremye. Utangire wumve ko umurezi wakurogaga ari mwene so, utangire umusabire neza. Abantu bose turi bamwe, kananye mbaramutse, nabaramukize, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ayo ni amashimwe uzari abantu bataza bayamenya, ariko no hari igihe tuza tuyamenya kubera Imana. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ko ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana, ubuhanuzi Imana yampaye, Imana nibwo butumye zananiwe kugira ngo mutambuse basi ubashe kubwumva. Wenda wasanga unaniwe nkanjye, ariko buretse kuryama utarumviye mesaje, buretse kurya utarumviye mesaje, kuko irakureba cyane. Niyo mpamvu Imana igutumyeho kugira ngo ubashe kuyumva, ubashe gukiza ubugingo bwawe. Ndagira ngo umfashe usomere muri Yesaya 13:6. Ni mesaje Imana yampaye ndi kugicanira senga, irambwira ati vute cyane uvuga iyi mesaje, uvuga iyi mesaje, kuko hari abantu benshi bari mu kwirara kandi ije gukora ibitangaje mu bantu bose. Yesaya 13:6. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yego. Ibihano Imana izahana i Babuloni. Ibihano Imana izahana i Babuloni.
nimuboroge kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Imana yambwiye ngo nimuboroge kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Uzaza ari umunsi wo kurimbuka. Uyu munsi w'Uwiteka uje ari umunsi wo kurimbuka. Uturutse ku ishobora byose. Ariko kandi si umuntu uzanye, ntabwo ari mwene wanyu uzanye, ntabwo ari abavandimwe bawe babiteje. Igiteye kino kibazo ni Uwiteka ubizanye. Ni umunsi uje uturutse ku Uwiteka Imana ishobora byose. Ibyo bizatuma amaboko yose atentebuka. Bigiye gutuma amaboko ya benshi atentebuka, abumva ko bakomeye ariko badakomeye mu mwuka wera w'Imana, badakomejwe n'imbaraga z'Imana, bumva ko aribo bikomeje, amaboko yabo agiye gutentebuka. Niko Imana yambwiye. N'umutima w'umuntu wese ukuka. Imitima ya benshi yose yari yumurije mu byaha, yumuriza yanga gukiranuka, iburirwa n'Imana yanga kumva. Ariko ibi byose bigiye gutuma iyo mitima yanyu mwihumurijemo ikuka. Niko Imana yantumye. Baziheba. Hoteza abameride kotarabereza sasema jeteko satiki sanga yanga urameteke dibinimo saidi wanga yashada. Baziheba. Muziheba. Umubabaro n'uburibwe kubera ko hari umubabaro n'uburibwe Imana imanuye ubuzima bwawe, kubera ko waza kumva Imana nayo izanye umubabaro n'uburibwe ku buzima bwawe. bazabara nk'umugore uri ku nda. Umudamu uri ku nda azababara kugira ngo agere kuri maternite, azababara. Ariko Imana iravuze ngo bagiye kubabara, umubabaro n'uburibwe bigiye kubafata, bagiye kwiheba. Ntabwo bazongera kukubwira ngo ihane kandi oya, yewe Imana izanye igihano ku buzima bwawe. Bazarebana bumirwe. Bazarebana bumirwe. Kandi mu maso habo hazatungereza hase n'umuriro. Amaso yawe agiye gutungereza. Wareze ibidakwiye, ukora ibidakwiye, Imana irakureka. Ariko mu maso yawe hagiye guhinduka, ugiye kureba ukundi kundi, kubera ko wanze kureka ibyaha. Ni akanwa k'Imana kantumye kugira ngo nkubwire ayo makuru Imana yamaze kukubwira. Dore umunsi w'Uwiteka uraje. Yemwe Banyarwanda, yemwe Banyafurika, yemwe mahanga y'i Burayi, umunsi w'Uwiteka urageze. Uzazana uburakari bw'inkazi. Uyu munsi w'Uwiteka mwawubwiwe kenshi, mwanga kwemera. Abahanuzi barahanuye, mwanga kwemera. Bararose, mwanga kwemera. Ariko uyu munsi w'Uwiteka uraje kandi uzanye uburakari bwinshi. N'umujinya mwinshi uhindura igihugu imyirondoro. Hotera sateke salamerde masema ole moride salande kotango kosegaya. Uyu munsi w'Uwiteka uraje ugiye guhindura igihugu umwirari. Uyu munsi w'Uwiteka uraje ugiye guhindura abantu imyirari. Abantu bagiye kunyeganyega. Wewe wumvaga ko ukomeye, Imana igiye kwerekana ko ari ikomeye. Wumvaga ushoboye, Imana igiye kukwereka ko ari ishoboye. Wanze guca bugufi, nutemera Imana. Uyu munsi w'Uwiteka ugusohoyeho. Urimbure n'abanyabyaha bo muri cyo bagishiremo. Uje kurimbura n'abanyabyaha bo muri cyo bagishiremo. Ayiwe, uyu munsi w'Uwiteka perinde kosa shetiye nazarande. Imana yambwiye ngo mvuze impanda mbivuge. Uyu munsi w'Uwiteka uje kurimbura abanyabyaha bigize kara kajyaye, baze kurekura, baze kwihana, baze gutandukana n'ikizira. Uyu munsi w'Uwiteka uje kubarimbura mwa banyabyaha mwe, mugishiremo. Imana igituzemo bakiranutse. Inyenyeri zo mu ijuru n'ubukaga bwazo ntibizaka. Inyenyeri zo mu ijuru, cya cyerekezo wabonaga wakoraga isaha, Imana ikakumurikira gatoya kugira ngo urebe ko wahindukira. Ariko byose Imana igiye kubifunga numara wandagare, kuko waze kwemerera Imana. Izuba rizijima rikirasa.
izuba rizijima rikirasa n'ukwezi ntikuzava umwezi icyo gihe nta cyerekezo uzabona. hari ahantu wajya kudepasiriza ukadepasa imana ikakureka kandi wacumuye, ariko iravuze ngo icyo gihe kirarangiye. Kirarangiye niko imana yambwiye. Ukwezi ntabwo kuzarasa muri iki gihe imana imanukiyemo. nzahana ab'isi mbahora ibyo bakoze bibi. aravuze ngo aje guhana ab'isi abahora ibyo bakoze bibi. waba uri inzobe, waba uri igikara, waba warize, waba utarize, waba uzi icyongereza, uba utakizi, waba warasenze, utarasenze, imana irakuziye. imana ije kugaragaza nimba warayisenze by'ukuri cyangwa nimba warihishahije. n'abanyabyaha nzabahana mbahora gukiranirwa kwabo. abanyabyaha ibihano byabo imana ije kubahana ibahoye gukiranirwa kwabo. nzamaraho ubwibone bw'abibone. ubwibone bwamaze abantu, bwamaze abakobwa bo mu gihugu, bwamaze ababyeyi, bwamaze abantu bose ku isi. uratabukira gatoya ugasanga abantu babaswe n'ubwibone, ariko uwiteka aravuze. uwiteka waremye igihugu akarema isi yose agashyiraho imbatiro zazo, aravuze ngo azamaraho ubwibone bw'abanyabwibone. agasuzuguro k'abanyagitinyiro hetaraberide maze kisangaya ayiwe agasuzuguro k'abanyagitinyiro. nawe imana iguteretse ku ntebe, utangiye kunywa ku mata, utangiye kumuguwe neza, wibutse amateka yawe ya kera, none umare utangiye gusuzugura abantu, utangiye gutesha abantu agaciro. ariko ako gasuzuguro k'abanyagitinyiro imana iravuze ngo ije kukamaraho, ije kugucisha bugufi. wabyanga wabyemera bigiye kumenyekana. washaka noyemo imana wakemera utakemera, imana ubwayo yantumye yambwiye ngo ubwayo ije kugucisha bugufi kugira ngo isi hejuru abayubashye. nzatubya abantu babe ingume kurusha zahabu. hoteke pasanga satatatatata perasaramerije kotango kosigaye. subiramo uwo murongo. nzatubya abantu babe ingume kurusha izahabu. uzatuza abantu babe ingume cyane kurusha izahabu, niko uwiteka avuze. none ibase reka nisubiremo cyane. nzatubya abantu babe ingume kurusha zahabu. kubona zahabu biragoranye cyane, kurusha izahabu nziza. kubona zahabu nzima nziza biragoranye cyane. uko niko uwiteka avuze ngo none agiye gutuza abantu babe ingume kurusha zahabu nziza. babure. hari abantu bagiye kubura wateko sabima saba ngako sidi kuwa kurusha izahabu nziza, niko uwiteka avuze. ndetse umuntu azaba ingume arusha izahabu nziza ya ofiri. umuntu azaba ingume arusha izahabu nziza ya ofiri. vuza impanda ubibabwire batazavuga ngo ntibumvise we. vuza impanda ubabwire batazavuga ngo ntibumvise we. vuza impanda ubabwire batazavuga ngo ntibumvise we. reka mubwire nkurikiranye uzirinde ijambo ryitwa ngo iyo nza kumenya. iyo nza kumenyesha nyuma. emerera imana kugira ngo uwiteka imana eterazarande egaye atagusukaho uburakari bwiwe. wabwiwe kenshi wanga guhinduka, ariko imana iraje. komeza usome. nicyo kizatuma mpindisha ijuru umushyitsi. icyo kigiye gutuma ijuru rihinda umushyitsi, isi nayo nkayinyeganyeza ikava hayi. isi nayo nkayinyeganyeza. imana igiye kunyeganyeza isi. imana igiye kunyeganyeza, igiye kunyeganyega. wumvaga ko wakomeye zarange wageze mu shorishori, ariko imana ije kunyeganyeza, ije kunyeganyeza. buri mwanya wose wayo imana ije kunyeganyeza. nta kintu imana igiye gukora itabiteguye. kubera iki? kuko kwanga kumva kwawe. abantu tujye obasabande kota
rabi sase ntabwo ari inzara inyicaje hano kuri kamera ahubwo nifuza ko Imana irokora ubugingo bwawe si virusi nkeneye ntacyo zamarira ahubwo nkeneye ko Imana irokora ubugingo bwawe etabaye rase kotegaya ubisuzugure n'ubisuzugure ubyemere cyangwa ubyihorere ariko uyu mwaka Imana shetegaya eshedi masaya Imana ije gukora ikintu kidasanzwe muri uyu mwaka uyu mwaka Imana nubwo abantu bari gukina n'isaha ariko uyu mwaka ugiye kureba aho wihanira uhabure pasitoro ntabwo uzongera kumubona babandi bitaga abatekamutwe ntabwo uzongera kubabona uzabura aho wihanira ni ukuri Imana iramanutse banyarwandakazi nimuca bugufi dutakambira Imana twambaza Uwiteka Imana kuko amazi atari yayandi dukeneye ko Imana irokora ubugingo bwacu bikoreshejwe n'umujinya w'Uwiteka Nyiringabo ikibiteye Imana ni umujinya yagize mwasuzuguye abakozi bayo ariko Imana izanye umujinya wayo birakwiye ko wisuzuma nimba utisuzumye ubuzima bwawe n'amayeri yawe Imana ije kubirangiza waracyashe ku wa mbere kenshi ushinga ijosi wanga kwemerera Imana noneho uzi ikintu cyatumye Nebukadinezari ajya mu ishyamba ni ikintu kimwe gusa si uko Nebukadinezari Imana itamwemeraga reka mutangireho urugero ahubwo yashatse gufata icyubahiro cy'Imana arakiha hari abantu bari hano bamaze gufata icyubahiro cy'Imana barakiha bumva ko aribo banyacyubahiro Imana bayishyira hasi rero Imana ntabwo izija hasi ahubwo yakemera ukajya hasi ikajya hejuru rero Imana ije kurwanirira icyubahiro cyayo ibintu Imana ikunda ni kimwe akawunga ntacyo kamarira Imana amafaranga utunze wabonye mu manyanga izo utunze wabonye mu manyanga ugishaka n'ibindi ubwo butunzi ntacyo bwamarira Imana ikunda icyubahiro cyayo gusa uramutse ushatse kugitwara Nebukadinezari yarabigerageje ashiduka ari kurisha n'iki arimo ararisha n'amatungo ubwo gukinisha icyubahiro cyane cy'Imana gusa nimwemere etanze gaya petiko sasema mushe bugufi imbere y'Imana kandi abantu b'iki gihe ikikwereka ko bakunda icyubahiro basigaye batesha agaciro Imana bakumva ko aribo banyacyubahiro Yona yagiye kuburira Nineve agezeyo asanga abantu baho bafite umutima wo gutanga icyubahiro cy'Imana bamare baca bugufi imbere y'Imana bamara iminsi biririza ubusa ndetse n'amatungo yabo ngo ntiyarya Imana irebye icyo kintu bakoze Imana yitegereje ishatse kuvuga iki etasemande gaye hari abantu batamenya guca bugufi umwami w'Ineneve aravuga arategeka ati mwa baturage mwese Imana yarakaye mfashe icyemezo nk'umuyobozi nimwirize ubusa kugira ngo bino byago nibitere abantu nibidutere ndetse n'amatungo yanyu mwarishe mwirize ubusa baca bugufi ngo bambara ibigunira nimwemere kwambara ibigunira nimba mukeneye ko Imana ikora bino bintu nimutemera kwambara ibigunira Imana irareka umujinya wayo usukwe kandi nta muntu uzawukira keretse umuntu umwe gusa uri ikimenyetso nawe ndaje mubabwire mu kanya biranditswe Imana yabimaye ku murongo maze umuntu wese uzasubira iwawe yiruka nk'isha ihigwa maze umuntu wese uzasubira iwabo yiruka nk'isha ihigwa pakesa so petira eraida lala etase ngaya lo petiko sidi masaya lala temosi nikitase lala etaidi masema umuntu wese azasubira iwabo nk'ishirigira gute ihigwa cyangwa intama itagira umwungeri umwungeri
umuntu wese azahungira mu gihugu cyabo. umuntu wese noneho ureba ko ibintu imana ivuga biriseriye, umuntu wese azahungira mu gihugu cyabo. mureke kujya mu mahanga, oya, guma mu gihugu cyawe ubonane n'imana, usehe uvugane nande, uvugane n'imana. wowe utuje gatoya, imana ije kwigaragaza ko ariyo mana. impinja zabo nazo bazazibahondera imbere, ndetse n'abana babo bazabahondera imbere. amazu yabo azasahurwa kandi abagore babo bazendwa ku gahato. abagore babo bazendwa ku gahato. n'icyanditswe imana yampaye ngo nze mvuge hano ku karubanda mbivuge, vuze impanda mbitegeke mbivuge. nimwemera kumvira mukambara ibigunira mukemera guca bugufi, hari imbabazi z'imana. ariko nimusange ndakarabye ntibindeba, ndagenda ndyame sinzire, imana nincura buri joro ndagenda, ariko itarancura ndacyakomeye ndacyariho, kuko ndi kumwe n'imana. Haleluya, haleluya. Hey. dore nzabateza abamedi. imana igiye kubateza abamedi, imana igiye guhereza inzira abamedi, kuko mwaze kuyumvira. ntibazita ku ifeza, ntabwo bazita ku ifeza yoya, ngo waratuze ngo konte ziruzuye, ngo imodoka zijyanye mu gipangu, ngo izo kurya zose biruzuye, ufite amazu ukodesha. abo bamedi baje ntabwo bazita kuri ibyo, bazaza baje gushyira mu bikorwa ijambo ry'imana. kabone n'izahabu izabanezeza. ntabwo bazanezerwa n'ibiguzi, nta biguzi uzahabona bamedi, oya, bazaba baje kuzuza ijambo imana yavuze. bazaza bari ukuboko kw'imana kuje kukuremerera. nta feza ryawe bazemera, nta modoka yawe bazemera, nta kintu uzabaha ngo bacyemere. bano bamedi ntabwo bazemera ibiguzi, ntabwo bazasuzugura imana, bagiye gukora icyo imana batumye gukora, kandi imana ibahaye icyerekezo bagomba kunyuramo. abanyamiheto bazavunagura abanyamiheto bazavunagura abasore, abanyamiheto bazavunagura abasore. ntibazababarira urubyaro rwabo, ntibazabarira urubyaro rwabo kubera ko mwaze kumva. imbabazi n'abana babo batoya, ntibazagirira imbabazi n'abana babo batoya. mana we, mana we, dore abantu bawe bari gusinzira, amagare yabo yageze ku miryango, dore ategereje abagenzi. emera uce bugufi, icyubahiro cyawe n'amakote yawe ubikuremo, wambara ibigunira, wemerera imana irakurokora, wemerera imana iragutabara. emera we, imana iraje we, imana iraje we, imana iraje. warenganyije abato, urenganya abakuru, urenganya abasaza n'abakecuru. imana iraje ije guhemba no guhana, ije guhemba we no guhana. mwaka nk'uyu mungano shuka, umwaka nk'uyu imana ije kwigaragaza abantu bayo. rekera aho ngaho, soma, ngiye gusozaga, usigaje icyanditswe bibiri imana yampaye nyamara ngasoza. nsomera muri muzahishuwe, muzahishuwe igice cyaho cya karindwi, urebe ku murongo waho wa mbere, usome titiri. abisiraheli bakiranutse bazarokoka. abisirayeli bakiranutse nyuma y'ayo mesaje yose, nyuma y'ayo makuru, niwemera guca abakiranutse, ababanye n'imana neza, imana izabarokora. haleluya, haleluya, haleluya. hanyuma y'ibyo mbona abamarayika, hanyuma y'izo mbona abamarayika n'imiyerekwa, hotekopeye salande kota. ariko abantu yemwe, abantu ariko abantu yemwe ntibatinya, abantu ntibatinya,
nyuma y'ibyo hanyuma y'ayo makuru yose imana ivuganye nawe munyarwanda munyarwandakazi mu diyasipora uri mu mahanga aho uherereye hose utuye ku isi yose hanyuma y'ibyo ngiyerekwa mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe imiyaga ine yo mu isi bafata imiyaga ine yo mu isi kugira ngo batagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose mbona na marayika wundi azamuka umva ayo makuru avuye iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana dore icyo kimenyetso kiri kuza cy'Imana ihoraho kiri gutambuka ku bemerera Imana, kiri gutambuka ku basenze Imana, kiri gutambuka ku bagendanye n'Imana. Ayiwe kiri gutambuka ikimenyetso we ku bamaze kwemerera Imana, ku basenze Imana bakarenganywa bagakomeza gusenga bagatotezwa bakihangana bagasenga. Hari marayika uri kugenda ushyiraho etiyazayidima ikimenyetso kuri bene nk'abo. niko Imana ivuze. arangurura ijwi rirenga ararangurura marayika abwira ba bamarayika bane bahawe kubabaza isi bamaze kumanuka mu gihugu kubabaza isi ati yemwe ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso ku ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. ndanezerewe n'ukuri n'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari, iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. hari ikimenyetso Imana ishyize ku bantu, bino bintu bitaraba bizaba nonaha muri iri joro, ariko nanone hari ikimenyetso Imana iri kugenda ishyira ku bantu. komeza. numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi bine nibo bashyizweho ikimenyetso rekera aho ngaho ureba muri Yesaya igice cya mbere nongeye gusoreza ku murongo wa 19. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 19 urebe ku murongo wa 16 nacyo hari abantu Imana iri kugenda ishyiraho ikimenyetso. nubwo ibyago biteye amahanga, nubwo ibibazo biteye isi, ariko hari abantu bategereje Imana baremera baba mu bibazo, ariko bakomeza gutegereza Imana, baba mu gahinda bakomeza gutegereza Imana. Imana yambwiye ngo nimukomeze mwihangane, hari ikimenyetso ibashyizeho, ibyo bigiye gutera ntacyo bizabatwara. hari ikimenyetso nepo Imana ishyize ku bantu bayo, kandi Imana irabikoze. aho niho nsoreje. komeza usome, soreza aho ngaho. 16 wavuze niki? 16. reka dusome izina rya Yesu. abahugurira guhindukira Uwiteka ngo bababarirwe. kugira ngo bababarirwe. nimwiyuhagire mwiboneze, emera kwiyuhagira wiboneze, noneho mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, uvaneho ibyaha zo mu kazi wakoraga. buri kazi kose wakoraga urakazi, waba uri igitifu, waba uri inde, waba uri umukozi w'Imana, waba uri bishopu, waba uri apotre. Imana yavuze ngo yiyuhagire wiboneze, ukuremo ibyaha zo mu mirimo wakoraga, ya manyanga wakoraga mu murimo wakoraga, ayo manyanga yose wiyuhagire uyikuremo. bize imbere yanjye mureke gukora nabi. bize imbere yanjye mwige gukora neza, mureke gukora nabi, mwige gukora neza. mushake imanza zitabera. hari abantu benshi barenganyijwe, ariko Imana yavuze ngo we warenganije abapfakazi, ntiwareka abana bato, ntiwareka abakuze, ariko Imana yavuze ngo mushake imanza zitabera. murenganura abarengana,
mwige kurengana noneho abarengana nimba mukeneye imbabazi z'Imana. Shira imfubyi urubanza. Mwige gucira imfubyi urubanza. Hari imfubyi zabuze kirengera kandi zakarengewe, ariko Imana yarabaneze iravuze ngo niba mukeneye imbabazi zayo nimutangire mwige gucira imfubyi urubanza. Muburanire abapfakazi. Nimuze tujye inama. Yemwe Banyarwanda bakiri batoya, ababyeyi bari mu gihugu, abagabo ndetse n'abakuze, abasenga ndetse n'abapagani, Imana iravuze ngo nimuze noneho tujye inama. Ni ku Uwiteka avuze. Naho ibyaha bye ntibyatukura, nubwo ibyaha byanyu zatukuye tukutuku nk'umuhemba, byabaye nk'umuhemba, birahinduka umweru bisa na sheregi. Imana yiteguye kubihindura umweru n'imwemera mukumvira. Naho byatukura tukutuku, naho zatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama, biramera nk'ubwoya bw'intama bw'umva Imana atari seriye, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. nimwemera mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu. Kino gihugu cyacu harimo ibyiza bitandukanye, harimo amata n'ubuki, harimo byinshi. Nawe mujya gushaka ubuzima kure, harimo byinshi, ibyiza byinshi muri kino gihugu cyacu. Nimwemera mukumvira muzajya ku byiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya. ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka imanutse, y'Uwiteka yakumuriye ndayibona, iyo nkota y'Uwiteka ije kubaremerera kandi izabarya. Akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. naho ngaho kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ntabwo ari akanwa ka Daniyeli, ni akanwa k'Uwiteka gatangarisha Abanyarwanda, gatangarisha abanyamahanga, abanyazi n'abari kure. Ni akanwa k'Uwiteka. Imana yambwiye ngo igihe cyo gukina nawe kirarangiye, igihe cyo kwihishahisha kirarangiye, igihe cyo gucira inzira mu nzu yayo kirarangiye, igihe cyo kurenganya abantu kirarangiye. Imana ubwayo ije guca urubanza. Nimwakire ubutumwa bw'Uwiteka Imana. Ni akanwa k'Uwiteka kavuganye namwe. Shalomu, Imana ibagiriye neza mu izina rya Yesu. Ukeneye kumpamagara, ukeneye kwatura ugasenga Imana, ni umuhanuzi w'Uwiteka utazirata. Iyo ndata niyicaye muri njyewe izangeza mu bwami bwayo. Nawe utaha none, nawe utaha ejo, izo ntago mbizi. Icyo nzi ni uko zanyura mu rupfu kugira ngo ngere ku mwami wanjye Kristo. Ntabwo nyantinya urupfu rero, ahubwo icyo ntinya ni ibyaha byonyine. Ukeneye kugisha inama, ukeneye kwatura neza kugira ngo nawe ushyirweho ikimenyetso, uburakari bw'Uwiteka butakugurumaniraho. Ndagira ngo wakatura wampamagara kuri iyi nomero, wanyandikira kuri WhatsApp, wamvugisha nta kibazo. Imiryango irakinguye. Hari n'abantu babuze WhatsApp yanjye, ndetse kandi nanjye ndagifite WhatsApp yabo, ariko icy'ingenzi ni uko mwemerera Imana mukatura, Imana ikabagirira neza. Hamagara kuri 0788 72 91 46 0788 72 91 46. Nakira abantu bafite gahunda yo guca bugufi, yo kwatura imbere y'Imana, bakeneye gusengerwa kugira ngo basubizwemo imbaraga. Nakira abantu bemerera Imana, bizera Imana. Ndetse nawe wamurozi mumpamagare, waturira Imana, wamupfumuwe nawe hamagara, waturira Imana. Wowe nawe ukora ibyaha bitandukanye, hamagara wature. Imana iragukeneye, ikeneye kubohora ubuzima bwawe. Nimwemera mukumvira, mugiye kurya ku mugisha Imana igiye gusukira abanyagihugu. Nimwanga mukagoma, iyi nkota y'Uwiteka igiye kubaziriza umugisha, izabarya tuwuryeho mutaburiye. Emera guca bugufi imbere y'Imana, Imana izakugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom, muhabwe umugisha n'Imana. Baba, katika jina Yesu Kristo, Imani ikomeye, imbaraga nyinshi, wewe ni Bwana. Sisi sote tuseme uko Bwana wa majeshi, unaweza yote baba yangu. Acha ujumbe hii ifike mataifa na mataifa. Acha ujumbe hii Baba
ifike kwa mama huyu, ifike kwa kijana huyu, ifike fasi nyingi. Ujumbe hii Baba yangu ipeleke katika rohoni wako, ifike fasi nyingi Baba yangu, acha watu wageuke katika ndani moyoni. Haleluya Baba, geuza watu, acha watu wageuke. Haleluya, ureke ineza y'Imana itabara abanyarwanda, ineza y'Imana itabara abanyarwandakazi, ineza y'Imana ndakumva Mana. Hore polize sasegaya uri kumbwira ngo icyatiza abantu nuko bakemera kwambara ibigunira bagaca bugufi gusa, bitabaye izo ngizo nta kizatuma etarabiniyase otekosaya udakingurira abamedi polibo tasinima. Hayiwe Mana, tabara ubwoko bwawe, tabara abana bawe. Wakoze kubikoze, wakoze kubwira ijambo, reka uwo rigeraho umureze umutima wo guca bugufi, ahindukire aremushe mu bugingo bwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Agirira imbabazi. Nshatse kuvuga iki? etasemandegaya, hari abantu batamenya guca bugufi. Umwami w'Ineneva aravuga, arategeka ati mw'abaturage mwese Imana yarakaye, mfashe icyemezo nk'umuyobozi, nimwiyirize ubusa kugira ngo bino byago nibitere abantu, nibidutere ndetse n'amatungo yanyu. Mwarishe mwiyirize ubusa, baca bugufi ngo bambara ibigunira. Nimwemere kwambara ibigunira niba mukeneye ko Imana ikora bino bintu. Nimutemera kwambara ibigunira, Imana irareka umujinya wayo usukwe kandi nta muntu uzawukira, keretse umuntu umwe gusa uri ikimenyetso. nawe ndaje mubabwire mu kanya, biranditswe, Imana yabimpaye ku murongo. maze umuntu wese uzasubira iwawe yiruka nk'isha ihigwa, maze umuntu wese uzasubira iwabo yiruka nk'isha ihigwa, yiruka nk'isha takesa zopetira eraida lala etasengaya lopetiko sindi masaya lala tengosi nikitase lala etaidi masema. Umuntu wese azasubira iwabo nk'ishigira gute ihigwa, cyangwa intama itagira umwungeri, cyangwa intama itagira umwungeri. umuntu wese azahungira mu gihugu cyabo. Umuntu wese noneho ureka ibintu Imana ivuga biriseriye, umuntu wese azahungira mu gihugu cyabo. Mureke kujya mu mahanga, oya, guma mu gihugu cyawe ubonane n'Imana, usehe uvugane nande, uvugane n'Imana. Wowe utuje gatoya, Imana ije kwigaragaza ko ariyo Mana. Impinja zawe nazo bazazibahondera imbere, ndetse n'abana babo bazabahondera imbere. amazu yabo azasahurwa kandi abagore babo bazendwa ku gahato. Abagore babo bazendwa ku gahato. N'icyanditswe Imana yampaye ngo nze mvuge hano ku karubanda, mbivuge vuze impanda, mbitegeke mbivuge. Nimwemera kumvira mukambara ibigunira, mukemera guca bugufi, hari imbabazi z'Imana. Ariko nimusanga ndakarabye ntibindeba, ndagenda ndyame sinzire, Imana nincura muri ijoro ndagenda, ariko itarancura ndacyakomeye, ndacyariho kuko ndi kumwe n'Imana. Haleluya, haleluya. Dore nzabateza abamedi ku ifeza. Ntabwo bazita ku ifeza yoya ngo waratuze ngo konte ziruzuye, ngo imodoka zijyanye mu gipangu, n'izo kurya zose biruzuye, ufite amazu ukodesha. Abo bamedi baje ntabwo bazita kuri ibyo, bazaza baje gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. kabone n'izahabu izabanezeza. Ntabwo bazanezerwa n'ibiguzi, nta biguzi uzahabona bamedi, oya, bazaba baje kuzuza ijambo Imana yavuze. Bazaza bari ukuboko kw'Imana kuje kukuremerera. Nta feza ryawe bazemera, nta modoka yawe bazemera, nta kintu uzabaha ngo bacyemere. Bano bamedi ntabwo bazemera ibiguzi, ntabwo bazasuzugura Imana, bagiye gukora icyo Imana ibatumye gukora, kandi Imana ibahaye icyerekezo bagomba kunyuramo. Abanyamiheto bazavunagura,
abanyamiheto bazavunagura abanyamiheto bazavunagura abasore abanyamiheto bazavunagura abasore ntibazababarira urubyaro rwabo kubera ko mwaze kumva imbabazi n'abana babo batoya ntibazagirira imbabazi n'abana babo batoya mana we dore abantu bawe bari gusinzira amagare yabo yageze ku miryango dore ategereje abagenzi emera uce bugufi icyubahiro cyawe n'amakote yawe ubikuremo wambara ibigunira wemerera imana irakurokora wemerera imana iragutabara emera we imana iraje warenganije abato urenganya abakuru urenganya abasaza n'abakecuru imana iraje ije guhemba no guhana ije guhemba we no guhana bakahuye umungameshuka umwaka nk'uyu imana ije kwigaragaza abantu bayo rekera aho ngaho soma ngiye gusozaga usigaje icyanditswe bibiri imana yambaye nyamara ngasoza isomera muri muzahishuwe muzahishuwe igice cyaho cya karindwi urebe ku murongo waho wa mbere usome titiri abisiraheli bakiranutse bazarokoka abisiraheli bakiranutse nyuma y'ayo mesaje yose nyuma y'ayo makuru niwemera guca abakiranutse ababanye n'imana neza imana izabarokora haleluya 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 hanyuma y'ibyo mbona abamarayika n'imyerekwa hoteko polisi abande kota ariko abantu yemwe abantu ariko abantu yemwe ntibatinya abantu ntibatinya nyuma y'ibyo hanyuma y'ayo makuru yose imana ivuganye nawe munyarwandakazi mu diaspora uri mu mahanga aho ari hose utuye ku isi yose hanyuma y'ibyo ngiyerekwa mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe imiyaga ine yo mu isi bafata imiyaga ine yo mu isi kugira ngo batagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose mbona na marayika wundi azamuka umva ayo makuru avuye iburasirazuba afite ikimenyetso cy'imana dore icyo kimenyetso kiri kuza cy'imana ihoraho kiri gutambuka ku bemera imana kiri gutambuka ku basenze imana kiri gutambuka ku bagendanye n'imana ayiwe kiri gutambuka ikimenyetso we ku bamaze kwemerera imana ku basenze imana bakarenganywa bagakomeza gusenga bagatotezwa bakihangana bagasenga hari marayika uri kugenda ushyiraho etiyazayidima ikimenyetso kuri bene nkabo niko imana ivuze arangurura ijwi rirenga marayika abwira abamarayika bane bahawe kubabaza isi bamaze kumanuka mu gihugu kubabaza isi ati yemwe ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso ku ruhanga rw'imbata z'imana yacu ndanezerewe n'ukuri n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye ntawe ushobora kugara hari ikimenyetso imana ishyize ku bantu bino bintu bitaraba bizaba nonaha muri iri joro ariko nanone hari ikimenyetso imana iri kugenda ishyira ku bantu komeza numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ni agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi 4
n'ibihumbi 4 nibo bashyizweho ikimenyetso ngabo bashyizweho ikimenyetso rekera aho ngaho ureba muri Yesaya igice cya mbere nongeye gusoreza ku murongo wa 19 Yesaya igice cya mbere umurongo wa 19 uri ku murongo wa 16 nacyo hari abantu Imana iri kugira n'isi y'ikimenyetso nubwo ibyago biteye amahanga nubwo ibibazo biteye isi ariko hari abantu bategereje Imana baremera baba mu bibazo ariko bakomeza gutegereza Imana baba mu gahinda bakomeza gutegereza Imana yambwiye ngo nimukomeze mwihangane hari ikimenyetso bashyizeho ibyo bigiye gutera ntacyo bizabatwara hari ikimenyetso nepo Imana ishyize ku bantu bayo kandi Imana irabikoze aho niho nsoreje komeza usome soreza aho ngaho 16 yavuze niki 16 reka dusome mu izina rya Yesu abahugurira guhindukira Uwiteka ngo bababarirwe abahugurira guhindukira Uwiteka kugira ngo bababarirwe nimwiyuhagire mwiboneze emera kwiyuhagira wiboneze noneho mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu uvaneho ibyaha byo mu kazi wakoraga buri kazi kose wakoraga urakazi waba uri gitifu waba urinde waba uri umukozi w'Imana waba uri bishopu waba uri apatre Imana yavuze ngo yiyuhagire wiboneze ukuremo ibyaha zo mu mirimo wakoraga ya manyanga wakoraga mu murimo wakoraga ayo manyanga yose wiyuhagire uyikuremo bize imbere yanjye mureke gukora nabi bize imbere yanjye mwige gukora neza mureke gukora nabi mwige gukora neza mushake imanza zitabera hari abantu benshi barenganyijwe ariko Imana iravuze ngo we warenganije abapfakazi ntiwareka abana bato ntiwareka abakuze ariko Imana iravuze ngo mushake imanza zitabera murenganura abarengana mwige kurenganura noneho abarengana nimba mukeneye imbabazi z'Imana mwige gucira imfubyi urubanza hari imfubyi zabuze kirengera kandi zakarengewe ariko Imana yarabaneze iravuze ngo nimba mukeneye imbabazi zayo nimutangire mwige gucira imfubyi urubanza muburanire abapfakazi nimuze tujye inama yemwe abanyarwanda bakiri batoya ababyeyi bari mu gihugu abagabo ndetse n'abakuze abasenga ndetse n'abapagani Imana iravuze ngo nimuze noneho tujye inama ni ku Uwiteka avuze naho ibyaha bye ntibyatukura nubwo ibyaha zanyu zatukuye tukutuku nk'umuhemba byabaye nk'umuhemba birahinduka umweru bisa na sheregi Imana yiteguye kubihindura umweru n'imyemera mukumvira naho byatukura tukutuku naho zatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama biramera nk'ubwoya bw'intama urumva Imana atari seriye birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera nimwemera mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu kino gihugu cyacu harimo ibyiza bitandukanye harimo amata n'ubuki harimo byinshi nawe mujya gushakira ubuzima kure harimo ibyiza byinshi mwa kino gihugu cyacu nimwemera mukumvira muzajya ku byiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka imanutse y'Uwiteka yakuburiye ndayibona iyo nkota y'Uwiteka ije kubaremerera kandi izabarya akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze naho ngaho kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze ntabwo ari akanwa ka Daniyeli ni akanwa k'Uwiteka gatangarije abanyarwanda gatangarije abanyamahanga abari hafi n'abari kure ni akanwa k'Uwiteka Imana yambwiye ngo igihe cyo gukina nawe kirarangiye igihe cyo kwihishahisha kirarangiye igihe cyo gushyira ibizira mu nzu yayo kirarangiye igihe cyo kurenganya abantu kirarangiye Imana ubwayo ije guca urubanza nimwakire ubutumwa bw'Uwiteka Imana ni akanwa k'Uwiteka kavuganye namwe shalomu Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu ukeneye kumpamagara ukeneye kwatura ugasenga Imana uri umuhanuzi w'Uwiteka utabyirata
iyo data niyicaye muri njyewe izangeza mu bwami bwayo, nawe utaha none nawe utaha ejo, izo ntago mbizi. icyo nzi ni uko zanyura mu rupfu kugira ngo ngere ku mwami wanjye Kristo. ntabwo ntinya urupfu rero, ahubwo icyo ntinya ni ibyaha byonyine. ukeneye kugisha inama, ukeneye kwatura neza kugira ngo nawe ushyirweho ikimenyetso, uburakari bw'Uwiteka butakugurumaniraho. ndagira ngo wakatura wampamagara kuri iyi nomero, wanyandikira kuri WhatsApp, wamvugisha nta kibazo. imiryango irakinguye. hari n'abantu babuze WhatsApp yanjye, ndetse kandi nanjye ndagifite WhatsApp yabo, ariko icy'ingenzi ni uko mwemerera Imana, mukatura Imana ikabagirira neza. hamagara kuri 0788 72 91 46 0788 72 91 46. nakira abantu bafite gahunda yo guca bugufi, yo kwatura imbere y'Imana, bakeneye gusengerwa kugira ngo basubizwemo imbaraga. nakira abantu bemerera Imana, bizera Imana. ndetse nawe wamurozi mumpamagare, waturira Imana. wamupfumuwe nawe hamagara, waturira Imana. wowe nawe ukora ibyaha bitandukanye, hamagara wature. Imana iragukeneye, ikeneye kubohora ubuzima bwawe. nimwemera mukundira, mugiye kurya ku mugisha Imana igiye gusukira abanyagihugu. nimwanga mukagoma, iyi nkota y'Uwiteka igiye kubaziriza umugisha izabarya, tuwuryeho mutaburiye. emera guca bugufi imbere y'Imana, Imana izakugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. amen. Shalom shalom, muhabwe umugisha n'Imana. Baba, katika jina Yesu Kristo, Imani ikomeye, imbaraga nyinshi, wewe ni Bwana. sisi sote tuseme uko Bwana wa majeshi, unaweza yote baba yangu. acha ujumbe hii ifike mataifa na mataifa. acha ujumbe hii Baba ifike kwa mama huyu, ifike kwa kijana huyu, ifike fasi nyingi. ujumbe hii Baba yangu ipeleke katika rohoni wako, ifike fasi nyingi Baba yangu. acha watu wageuke katika ndani moyoni. Haleluya Baba, geuza watu, acha watu wageuke. Haleluya. ureke ineza y'Imana itabara abanyarwanda, ineza y'Imana itabara abanyarwandakazi, ineza y'Imana. ndakumva Mana, hore polide zasegaya, uri kumbwira ngo icyatiza abantu nuko bakemera kwambara ibigunira bagaca bugufi gusa. bitabaye izo ngizo nta kizatuma etarabiniyase otekosaya ugakingurira abamedi polibo tasinima. hayiwe Mana, tabara ubwoko bwawe, tabara abana bawe. wakoze kubikoze, wakoze kubwira ijambo, reka uwo rigeraho umuhereze umutima wo guca bugufi, ahindukire aremushe mu bugingo bwe, mu izina rya Yesu Kristo. amen.